Salama G. Bimeze gute se mwana? Sha bimeze neza fresh man. Uri kwerekeza he? Sha nandi kwerekeza hano man uti. Sha nanjye nandi kujyana imbere. Ugiye mu duki? Ngiye mu duki. Nanjye gushitira ikintu mwana. Sha ko nero tutazi gutereta ubu koko wamenye gutereta. Sha ngewe mwa ariko utanze arambariga. Ubu ngiye niyemeje urukumva uri umudugudu. Nta mukobwa numwe uzasigaramo ntaramutereta. Urukumva? Tambwira yuko kabana babandi uri hafi kubatenda ahubwo urabamara kareka nge nakoze neza. Nose ngewe urukumva nimba umuntu aguhaye sibyo nyine bikora umuti. Ibyo ewana. Ese ubundi ko nta mwodahisha ufuku ubundi uzajya ugerageza wenda ariko uzabona ingaruka z'ibyo uzakuramo. Kabara kubeshya wano ubundi umufarasa yaciye umugani mu kinyarwanda. Kose kedo shedoza makakusi. Ibyo hano kiriho musaza. Oye nuko utabuzi ibintu ubungu biba bigezweho. Niyo mpamvu uburyo kumbwira ubwo bujiji bwawe ngo ni ingaruka. Humura uzazibona. Uri kumva? Yego no kumbwa nibyo byongeza nta nibyo nzi nta nubwo nigeze niga ariko humura hari unakomeza ariko sha naho rero sha reka nkomeze urugendo rwanjye ndabona uri kunenza kandi nta n'ibintu by'umuti uri kumbwira ese urabona utari kunenza koko nikomereza urugendo rwanjye. Ubu utangiye kwirengagiza sibe kise kandi uri bukajyana najyanye ibyo nakugurije ejo bundi ugiye kugura shikarete none rero ase mwana nago wibuka ko nanaguhayeho oya ndabishaka ndateye nahe mu kamwana uri kumva suko kurona ndarikura hera kashi urashaka kunera umwaka muri gahunda zanjye sibyo urashaka kunera umwaka ariko nagogwa suko wowe wayiguzemo shikarete wirisha neza wo ni baby girl nese ase mwana uri kuvuga jya ndibutse neza uri kuvuga jyasha na wama 2020 Jesus is Lord. Nagize ngo waranagiye warayisengere nane acyakunyishyuza amana uzajya ari kumenya ko amafaranga garavuna nyenda byumva menye ko naguhayeho sibyo wigeze umwe tugiye gukataho ibyo naguhaye urakata bingahe wigeze wamazi ngo nangahe ubwo numva ndakugaranga cyo cya 20 nacyo ariko ubundi imbwa wayikuye umva wambwa urabona umuntu yigwa kura amazi arahepfa ashakisha ukuntu abaho akayaza nta numutwe wenda gucika none wowe nijana ryanjye sha bitushiranga arahe uko twakaba kandi bashaka kunyicira gahunda sha n'ubundi ndabizi imiryango yanyirahemuka sha naci wongera kunesha umutwe aho ugura nambona mukobwa ndashakaga senda tangira mvuga ngo iki noneho ntere kamande n'iyi It was at this moment he najyanye wambwaho nawe udibere najyanye akumira no umusuzi nakubwiye ko ni kurandebera kumena gahanga hano vuba vuba
se twasere kandi wabasakije kisha abakobwa kandi nakubwe kugira amasoni urangurana Asha musoni uguru kwimwe nese wari uri Sura kwisha nakubeshya. wewe wari uri kwisha Kwishande nawe mwana oya kuje Nuko- ntuje ubundi njyewe uri kumva mba ndi gukora udusiporo twa hato na hato ahubwo nuko ngusanza nagusize igihe uri kugenda igiriya none ndebera uyisugira maze kiratangiye uratangiye sibyo hajya ngo ijana ryawe ndashaka ijana ryanjye inyana y'imbwa monda oya sha buretse nkwereke sibyo asisha ubundi mu rugo ubundi ni kure twakabaye twagiye nka rigo sibyo ntabwo nakwiye tegereza ku munsi w'ejo amafaranga yonyaza oya sha iby'ejo bibara bejo ubaye nka cya gisaza ejo bundi cyambeye kijana kikuragimbwa ngo ejo mva roshaka ibintu byo kwiga unyinisha ku ijana It was at this moment he icyo umuntu agira amaguru icyo uhaye isomo cyane iyo tujyane